umukira w'indaya arimo umugo akakana karagura ibiceri kwishi habona nakira turi mwenyene ubwo no guhonda akayabashivemo kokoriko nguki nawe kiramombera urashaka ko tujyana muri business se nka batatu abagabo nka batatu urayaba amaye nka data ibyo nakubwira rero anta ibi ni bike ibindi biracyaza wakoze ku gitsina cy'ingwe igitsina cy'ingwe uzigira sinziriye ariko ibiri conjo ubu ngubu ndashima Imana nshatse natanga nishimwe nkajya no mu nsengero nkashima Imana ni bwa mbere nabonye igisambo kijya gusenga cyo ka kikagenda ngo kinavuze sentetize ngo kiracuranga ngo mutundi dukorye uyu muvandimwe bitanta yakoze ngo nutwasa mutwe gusa mu makipe yo mu Rwanda akayayogoza ibiceri ngo yagiye muri aperi ikipe y'abasirikare amafaranga arayagegena akarya amafaranga y'abasirikare gusa abasirikare gusa ageze no mu ikipe ya polisi amafaranga arayagegena niba yarariye y'abasirikare n'abapolisi yageze mu basivira bogeraho uburimiro ngo yageze muri za Musanze amafaranga arayagegena ngagera muri za Bugesera amafaranga arayagegena bamwirukanye avuga ko banywa ibimogi numiwe aya mavubi tuyagire gute aya mavubi turabyitwaramo gute nyamara numva ngo murasenga ngo mu byumba ngo muhagarika abantu ngo mukaza ngo mukabasengera ngo imodoka ikiburi kintu cyose muhindura aya mavubi yararozwe ibirenge by'aba bahungu muze mubikoreho mubisengera kwa General Hayes imyuka mibiri mivemo komaoze umukinnyi agira imbere y'izamu yaje gutera umupira agatera za gasyata ariko ngewe aho bigeze iyi kipe ngiye kuyiragiza aba pasteur abitwa ba apotre Rugagi ugomba kuza ugasengera ikipe y'igihugu apotre Gitwaza umushumba nemera cyane ugomba kuza ugasengera amavubi apotre Masasu ugomba kwigaragaza mugasengera aya mavubi ndimo ndabaguruza Bishop Rwanda Mutaramu muze musengera amavubi Ntambara Saturday nemera cyane ku masengesho ku mwuka w'Imana forum koko mugomba kuza mukigaragaza apotre Yongwe amakuru mfite wajya gusenga Nyabugogo yose ngigahagarara hari gari yose abantu bagiye za Kampala bisi zajyagwa ziparitse hari ngo abantu barahagararaga hari bakareba bakavuga ati uwo muntu bimeze gute kuko buriya Yongwe ni namugufiya benshi ngo buriraga gutya ku ntuza ku mabisi hejuru abandi bakurira ku mamodoka ayidigiri imini digi God have mercy upon us. aho niho mwayobeye ngo ibiryo by'abana Barana cake ona tuno tuntu barya bayoza akayiko batwita gukira asukirima inyi ntabwo nyumvishe neza ice cream Nahereye ryari mbabwira kwambukanya barongo byambijije icyuya reka ndangire ribu abesikoro babiri gomba gufata mujya mureka tuvuga ukuri niba ngombwa tukuzire bano bantu bavango bagiye ikuzimu ribu igi bafata ihiti n'abapima urumuri ngo umuntu avango yagiye ikuzimu aragaruka ribu igi ihiti imufata imupima urumuri n'umuntu akwengo yagiye mu ijuru gamara amezi 3 amezi 6 ngo aragaruka ribu imufate imupima urumuri numva abantu batubwira ngo bavuye ngo barapfuye babashira muri moruge ngo barazuka abo bantu ribu igi ihiti bafata ibapima urumuri uziko Yongwe atemerewe kuri nyangamuga ubutari nyangamuga nongeye kubona umuhanuzi aje ni mwari mwahuye mwasabanye imbabazi bita nibishaka none umbujije apeti yo kwinywera ikawa kucushwa kumbuza apeti yo kunywa ikawa ya umuhanuzi hano haba hari ikawa itera apeti yuvuze ngo umuhanuzi nibishaka uri kumbuza apeti ku ikawa ya umuhanuzi nibishaka teoje umuvangirwa uri kujya kumupimisha urumogi inde nibishaka bajye kumupima urumogi umuhanuzi w'Imana ngo urumogi koko aposto kukiri gusebya amavuta kandi je mwawe wowe ubwawe ntabwo sikuri ya mutipe
anywa cyane uzaga kimwe cy'umukara bakita ngukira tunuri Toli njoo mimexa na biso yoko kani na biso teona tuzacunge rimwe ari nimugoroba dufate nibishaka tumujyana ahantu bamupima urumogi jewe nzishu niba atamusanga mu urumogi oya nako I don't know. Kugira korora neza ujye ufataho kuki sarongo yafungwa imisi ingana gutya kurode niba mufata yidegembye kuvuga sarongo nabi kuriya kwa Yongwe ni inda nini iyo nda nini muyimamayira Yongwe ye arangije ahita ajya kundega muri ribu arankanga maze kunkanga mukubita inote zishyushye zihambiriye nazimuhereye muri misi uzi ukuntu cyahise kimbwira cya korode ngo aposo Yongwe rero nguremewe nagiye kwa Sayati yagisiyere yanjye ngo mutwaremo yamanuse muri risaseri God yamanuse muri risaseri mbona uyu mwaka utava huri hari ukuntu umuntu agaragara ukagira ngo ufite ubwenge Ikindi kibazo se ufite abana bangahe? nta n'umwe Nta n'umwe. Ufite umugabo se? wapi Ufite fiancé se? wapi Ako mpamwe shoka nkagutoneka. ibitsina byanyu sinzi nuko bikoze Karamana gendura rero. ni Salomo ni Gapfizi abantu abagore bameze bakimokozira bamwe na bamwe uretse gato mudaze mu Rwanda rindira hano ngo ayikuye babaje hadi we none batariko cyane we atubona ngo bari tazari bamufunganya nese muri kurizwa niki ngo bari nzabagire gute ati yakaje mu Rwanda kubera ko hari abantu bagifite ibirarane cini hapa numvise jewe ntabwo nzi ko ari iby'u Rwanda ngo agakuramo ubujajwa ngo gerero ngo hari igihe ngo bagisigama akajagaro ubwo sinzi nimba ari iki nimba ari igisa ko se ubusambanyi buzarangira gute ntago bwarangira kandi bwarabayeho no kugihe cya Basalomo hanze biriya bintu biteye ubwoba ubundi umunsi Imana yabikubisemo hagati igakubitamo namwe ikashingamo amapoto Ariko ntabwo muri iki kintu cyitwa social media ko ari diamond. Kivanyemo abantu ubwenge, kivanyemo abantu kuba seriye, abantu babaye ibigoryo, abantu barimo bararota baba bari tazari n'abandi. Aturaba uri mu gikorwa n'umugabo ukajya kumva ati bari tazari we kugira ngo bamwe bagiye muri muzi uzi ngaho unama fata ikintu hariya oya wija kubikora do ndagapiki wabazimana nabanje Imana haguka nawe umukobwa rero ntabwo arazi neza ukuntu aberwa n'ikanzu aranje afata ububuna butuna muri ikabutura wajya ureka abantu niba bazindutse bajya kujajwa bakajajwa. I am a teacher because of education. I am ex-large because of education. I am Amaji because of education. I am Unzovu because of education. I am Manase Winzara because of education. I am Fupi because of education. I am Fupi because of escroquerie. Aye. What a bit is what a bit